abashitsi bahire nimuze murisanga we turabaramutsa cyane akiranye ubwuzu we dufite n'ubwiro we turabaramutsa cyane mutasoshe tujye juru tubanze Imana rugira byose yitugabira tugatunga yaduhezagira tukeza tukaganura tukaganuza n'abandi. Ndagira ngo tujye juru turarikeye umubyeyi Juvenal azamura isengesho ashimira Imana iduhaye iki gitabo kugira ngo tubashe gutaramana. Ngiye nitwa Fidele Gatabazi, ninjye mwikiranya misango umuryango washimye kuri uyu munsi. Umwanya no wanyu mubyeyi. Arakoze umuhungu wanjye uri ku ruhembe rw'ubutaramyi. Kristo arambe karame. Uraho neza? Uraho damu. Urakomeye? Turashima Imana. Yo hari igihe kinini cyane cyagiciyeho. Yego, ariko ndabona umeze neza cyane. Ngira ngo rero nkuko abivuze dusanze mu bitaramo byacu byo kugira ngo turebe ko ibyo twejeje twabiganura neza. Ariko nkurikije mu muryango wacu kwa Pascal tugira ibyo turya tukagira n'ibyo tunywa ariko tukagira n'ibyo twakira za bashyitsi. Kongerwase. Murakoze cyane. Murakoze kuduha ikaze. Umuryango mugari. Amashyi mushimire uyu musaza. Dushimire umuryango twakiriye duhaye ikaze.
twongere duhuze ibiganza babyara amashyi ababyeyi batanga impundu tubashimire ku kiganiro cyiza bari kugirana. Mubyeyi Christophe hano iwacu ni mu Kidakama dusangira tudasaranganya. Ndaza gusaba abanyagikari b'iwacu n'ubundi baze kumenya izi mfura zagendanye n'umubyeyi Christophe, ariko kandi n'abasangwa b'iwacu babakomerere kuko musanze n'ubundi twari dutaramye kandi twari turi kunywa tunarya. Ndagira ngo rero babakomerere ariko kandi bamenye n'izi mfura. Dufite rero intore nziza zibyina neza, izimenera n'izicyura inganji. Ndaza gusaba abataramyi b'iwacu baza kuzamura umurya w'inanga n'ubundi watarame muri ya majwi meza n'imihogo myiza ihotoye. Umwanya no wanyu. dusanga uko umutima utera ubitekereza niko no mu muryango wanyu mugari wa Pascal watekerezaga. Ntabwo byatinze twatunguwe n'inkuru nziza yo kutumenyesha ko uyu munsi muri bube mufite igitaramo cyo kwizihiza umwiteguro w'umuganura. Mu muryango mugari wa Paul, uwitwa Karisiti yarateruye aragira ati ubwo uyu muryango w'inshuti ugiye kwizihiza umunsi w'itegura ry'umuganura, reka tuzajyeyo kugira ngo natwe nitugeze igihe icyo kwizihiza uwo munsi tuzabatumire batubere abashyitsi, maze ibyacu bizabe urujya n'uruza. Umusaza Paul yungamo aravuga ngo muzahaguruke mwerekereyo tubihesheje umugisha. Mu nkundire banyamuryango dukome mu mashyi abagaragariza ko twishimiye ikaze mwaduhaye kugira tubane muri iki gitaramo. Umusaza Paul yaravuze ngo turamenyeranye n'umuryango wa Pascal, mpwanye yombi. Urakoze cyane. Yego. Ni intwererano. Ni intwererano. Ngira ngo kwa Paul barabizi, mu gitaramo nyine cy'iwacu ibintu turabifite cyane, ariko nabyo nta kibazo byaba n'ituro. Kuko inshuti buriya inshuti kiguhaye ntabwo kiba gike. Reka rero nsabe bayidushyire ku rutaka ku zindi. Urakoze cyane. Ijyane ku gata ku zindi. Mubyeyi Damuru, nanone tukiri bugufi aho, yego, abasaza ubona bakuru turi kumwe hano baravuze ngo uriya muryango n'ubundi dusanzwe dushingirana, hari abo baheruka kudushingira, uzababereke. Mu nkundire bakobwa beza badushingiye, muhaguruke mukimirane n'ibyo byibo, muze mbereke ko abo mwadushingiye kimeze neza. Turebe ko banyweye n'amata cyane, igihe baherukira iwacu bari bameze neza cyane. hari igihe baba barabajyanye ukabajyana mu mishike y'iyo ngiyo, uraza gusanga n'inzobe yaratamuye cyane, kandi rwa rugori muheruka kubatamiriza urasanga bakiruteze. Yego rwose. Ndabona umuryango witegereza cyane, mwokabyara mwe muturebere, harimo iribagiza wanyu, harimo ndi kwitegereza cyane, maso y'inyana, ndi kugenda mbareba.
yego. Igihe rero nshaka kugira ngo wenda nabaramutsa numve nuko wabafashe, reka nsabe abana b'urungano rwabo baze babakire, yego. maze nkunde mbaramutse. Uwirukanse mbere n'uwirukanse nyuma bagezeyo, kuko bari bafite umubyeyi mwiza yarabashimiye abahemba ibingana. Nyemerera intege nke z'ubusaza, maze aho mugereyeho unyakire n'amaboko yombi. Nta kibazo rwose. Urakoze. Maze rero mbere ujya uvuga watangira ijambo, abantu bagomba kubanza bakamenya Christophe batumye ninde, yego. bakanamenya mbese se mutuye impande y'imigezi wanyu, uva iwanyu mwambutse imigezi ngahe? Urakoze cyane. Ni ngahe? Impamvu mubyeyi Damuru oya subiza ikibazo. Muvuye iwanyu wambutse imigezi ngahe? ngo naza kukurenganya. Ni ngahe? Umugezi ni umwe. Yego. Ariko uratemba se cyangwa urahagaze? Oya. Abakobwa dufite bo ni benshi cyane. Reka nongere nguhe ijambo, maze ukomeze ijambo ryawe neza ryimbitse. Urakoze. Urakoze. Uwo mukobwa ni Gihozo Patience. Gihozo Patience. Yego. Gihozo cyane. Mukanya urambwiye ngo gusaza so gusahurwa. Yego. Rwose byo ntabwo wari ubeshye. Ngira ngo rero tuba umuryango mugari, hari ba nyirasenge, hari n'abandi na ba se wabo. Reka mbanze ubaho tutsimura kuri uwo mutsama. Yego. Mukanya ninza kubaza amakuru ndaza kubwira uko bimeze. Urakoze mubyeyi. Tuza rwose, ariko wumva umutima utuje. Urakoze cyane. Ntacyo twakwima. Urakoze. Ngaho tuza. Niba uzi n'ibisabwa kugira ngo turebe ko twatanga uwo mukobwa, niba yujuje imyaka, niba arangije ishuri, turaza kubimenya. Reka nsabe Kuradusenge Maria nyirasenge atambuka tubwire. Murakoze. Uwo mwana Igihozo Patience turamufite kandi arakuze. Amashyi. Reka nsabe no Kuradusenge n'abatambuke. Mu muhuru uvugiro. Murakoze cyane. Uyu muryango turawuzi kandi turawukunda. Umwana wacu rwose arahari, Gihozo Patience, turemera kumubaha. Murakoze cyane rero. Bwa mbere ntangira nababwiye ko tugira amaziri tukanaziririza. Umukobwa bati turamuguha, ariko wikwica inyicyara. Uriya hari abantu bavuga hakaza n'abasinya, si ubizi se? Uwo bita generali agomba gusinyaho kugira ngo ibintu bikunde. Reka nguhe Kanani Juvenal akubwire niba bishoboka ku mwisho wa nyuma. Yego Kana. Yego Kristo. Komera Kana. Ndaho ndakomeye. Nta mahoro. Nta mahoro. Waje tugendere mu muryango wacu wa Pascal. Yego. Waje witeguye rwose nabibonye. Yego. Kandi turamenyeranye, ntabwo uri mushyashya muri uwo muryango. Yego. Mu magambo menshi wavuze waje usaba umugeni. Mukuru wanjye Damuru yakwemereye ko umugeni ahari, ba nyirasenge barakwemereye ko ahari, wishimye urabigaragaza. Ariko nagize ikibazo, hari umugabo wicaye iburyo bwawe. Yego. Ntabwo yigeze agaragaza umunezero namba. Ariko nta mugayo hari icyo yikangaga. Twari dufite ifamu hirya iriya kuri wa musozi w'iwanyu,
inka zacu zigashokana n'izanyu. Ariko umunsi umwe adukorera urugomo, afata abashumba bacu arabakubita, n'inka zacu arazikumira zibuza gushoka. Mu gihe atari yisobanura ngo atubwire icyamuteye ibyo, ntabwo turi bukwemerere guhabwa umugeni muri uwo muryango. Agomba kwisobanura akatubwira icyatumye adukubitira abashumba n'inka zacu akazibuza gushoka. Nicyo nakubwiraga. Urakoze. Ayo makuru twaje kuyamenya, tumenya koko ko yakoze urwo rugomo. Tumaze kuyamenya dusanga ese buriya utamusobanuye ntabwo wamureka akisobanura rwose, ko wenda n'amenyo we twayabona. wankundiye ariho aranyongorera nk'uko ndi umubyeyi musobanure. Aracyafite isoni z'ibyo yakoze, ntacyo musobanure, turapfa kubigenderaho. Maze tumaze kubimenya dusanga koko yabikoze. Tumubajije dusanga icyabimuteye nuko atari bwakira agakiza. Icyari kimurimo cyamusunikiraga gukora urwo rugomo, ariko aho yakiriye agakiza arambwiye ngo uyu ni wo mwanya twongeye kubonana n'umuryango mugari. Arambwiye ngo mbabwire ngo mumubabarire, burya yarakijijwe, yabikoze kiriya gihe. Urakoze cyane, uramugobotse. Ndabizi gusaba imbabazi biragora, ariko burya iyo wemeye icyaha nyuma y'imbabazi nta rubanza. Reka nemerere mukuru wanjye Damuru rwose nawe ashyireho umukono k'umugeni ahari kandi mugomba kumuhabwa. Mwongere mu ntiza amashyi mwuka byaramwe. Murakoze. Hallelujah, hallelujah.
ndagira ngo twakire John muri iki gitaramo n'amashyi menshi n'impundu. Murabona ko ari isibo ngari y'abasore benshi, ariko ndagira ngo John atera intambwe eshatu agana imbere. Ndabizi urahita baguha amashyi menshi n'impundu, niba batayaguha wihangane baraba batagushima. Umukwe bamushimye mubyeyi Christophe, ndagira ngo John yahageze mumurikira umuryango, nanjye ndakomeza mu kanya. murakoze cyane MC mubyeyi. Kwe hera hano baragenda bakuramutsa, bakore mu biganza, namwe kandi muprofitiremo gukora mu biganza by'ababyeyi nk'ikimenyetso cy'uko bishimiye umukwe kandi bishimiye ko John abaye umukwe wacu mu muryango wa Pascal. John, ongera ugaruke hano imbere, ngwino zana niyo nkoni nta kibazo. Ndagira nkubwire ko ubukwe bw'umuntu urakaye gutya ntakomeza kubuyobora, ntureba kare kose. Ngwino hano, inkoni ishyire hariya, yego. Ubundi uyu niwe John nzi, kare kose se wigiraga ibiki, urabona. Ndagira ngo mbanze nanjye nguhobere, rata nkwakire mu muryango wacu. Uyu muryango si umuryango mwiza, wabonye atari beza? Meze neza. Yego, kare kose siko bari kugira ngo dushingiye mapengu utagira amenyo. Ndagira ngo ubwire ko guhera uyu munsi rero uzamuwe mu ntera, vuga ngo yego. Guhera uyu munsi ntabwo tuzongera gukora igitaramo utarimo, kandi ibitekerezo uzajya utanga nibyo tuzajya dushingiraho dufata imyanzuro. Ndagira ngo ubwire ko uyu mushanana ukubereye, yego. Waje unambaye sandari nk'ikimenyetso cy'uko ufite amano meza, inzara zose ziracyarimo, ntabwo ari tangawizi. Mu muhamashyi zose ziracyarimo rwose. Ikibazo ufite ugifite mu rubavu, ariko nabwo mu kanya Gihoza araza kubigenza neza. Ufite icyizere? Vuga ngo yego. Yego. Umukuru yakwezi gashimwa iwacu tumutegurira intebe y'imvunwa, niyo mpamvu ngira ngo tukuzamure mu ntera. Ariko urabona abantu bose baguherekeje John, rambura ibiganza bashime. Rambura ibiganza neza, urabona ukuntu ari kugira nk'uri gutega imodoka ati nuko. Uyu niwe John bari bazi, undi ntibari bamuzi. Ko mudahindukira ngo mumurebe nyaboneka nka kwa kundi abigishwa barebye Yezu azamurwa ajya mu ijuru. Nimuzi ko uyu munsi yabaye boss. Ngaho intebe niyo ngiyo, icara turebe. Urumva ari sawa? Urabona ari sawa, uragira gutya cyangwa tuguhindurire, turaguha n'izindi. N'aba bose twabahagurutse kwicara uyu munsi bigose. Intebe yayishimye hejuru noneho nanone. Abantu urabazi bose, inshuti zawe. Yewe jya ugabanya gakeya di. Ako kantu kagomba kuzamo ariko mu buryo nyine. Sawa. Ngaho uragira utunga inkoni muri aba bagabo, abari uzamuka yicara iruhande rwawe. Ntabwo atinzamo, ati uyu niwe pare dupangana byose. Mu muhamashyi Krizo. Sana ngufashe iyo nkono banza umusuhuze, umushimire ko yabaye umupari mwiza. Akira. Aba basore bose urabaza amazina?
umukuru ubona ari nde? Bose barangana n'impanga, habamo gakuru na gatoya. Umukuru muri aba ngabo ujya ubona ari nde? Ko ari inshuti zawe, nubwo uba ugenda utabuze imyaka yabo ushobora kugenekerezwa ubwo tugiye ashobora kuba ari we mukuru. Ugenekereje uri kubona umukuru ari uwo uriya se, kandi nabonaga ari we mutoya. Aha, egera hano imbere. Aho, yego, aho imbere. Yego, nakwegera umukore mu ruhanga, umwifuriza nawe kuzashaka umugore. Nuko genda umubwire uti genda uterete, nanjye naraterese none byemeye. Nuko genda hariya hepfo papa, uhagarare hariya. Mu kanya haraza kuza abakobwa beza ubake nimero. Na John nuko byatangiye, nyaboneka ntubwo ubwenge. Ubona ukurikiyeho mu bakuru ari uwuhe? No, ese abafite inyinya nibo bakuru bose? Ngaho nakwegere nawe umukore mu ruhanga. Ati genda uterete umunsi umwe bizemera sha. Genda. Ukurikiyeho ni uwuhe? Asuri kubakurikiranya neza cyangwa uri gupfa uriya? Areka sha. Ngwino. Yambaye n'amadarubindi, nta musore wambara amadarubindi ubura umugore. Nagenda agerageza. Ati genda ugerageze petit frère. Nuko. Aha, komeza hariya hepfo. Hakurikiraho uwuhe? Aha, uyu nguyu nabonaga ahubwo ari we mukuru muri bose. Kumbe aracyari muto. Aha, mwaturiho umugisha nawe ati nabaye umuhesha w'umugisha. Numureba mu maso ni boss uyu munsi. Zamuka hano haruguru. Genda hariya. Hakurikiraho uwuhe? N'uwo nguwo. Aha, tambuka hano John aguhesha umugisha. Anagize gutya rwose, afite ikinyabupfura cyinshi uyu nguyu. Ko wicaye boss ataricara? Komeza hariya rata. Aka ni kabucura, mugakomera amashyi. Egera imbere hano. Uzabanza urangiza amashuri ujye wabona kugira nk'ibyo John agiye kugira. Mumuha amashyi nanone, mutambuke hariya. Iyicarire pare. John rero niwe ugiye gutanga uburenganzira ko bano basore bicara cyangwa bakomeza bagahagarara. Nuvuga ngo iyo nkone niyo uri bukoresha, sibyo? Nuyirambura ukagira gutya, ubwo baricara. Nuza hano nako ukayirambura ukagira gutya, baricara. Nubireka barahagarara kugera igitaramo tugicukije. Goodbye. Mubaha amashyi abo basore. Umubyeyi yaciye iteka aravuga ngo Gihozo, wari utaranabisaba, ubanza ari muri rya jambo rivuga ngo musabe muzahabwa. Yahise abyibwiriza aravuga ngo Gihozo naseruke mu gitaramo nawe umuryango umwakire, ariko kandi na John amubone, ariko kandi n'umubyeyi amuramutse. Mureke rero ndasweyo, yarari mu gikari mu mirimo y'abari, kandi muri hangana ingendo y'abari biwacu n'uruhogoza mbyeyi. Tumutegereze abataramyi biwacu, dukomeze tutarame. Abakobwa b'iwacu babyuka mu gitondo igihe cy'umuseso, bamwe bafata imyeyo ishenge, abandi buhuza ibyatsi. Abakobwa
inseko yawe irera dihisinzeke ngushushanye ishenge nsekera ngushushanye kandi nkugabire gaju uraso kudatinya seruka bakurebeye maze shehe ngiugarike ibyano araje sine ya mwiza araje sine ya mwiza araje mwiza w'iwacu araje dore nguyu araje ababyeyi baragutanze bati genda niko bigenda genda uzubaka imbohe araje ngamire iyo mvuka nimuvuze impundu babyeyi iyo akunze ntizivuga urwunge ni mumurangamire muhagarare hariya. Gihozo DJ bugabanyijeho gatoya. Giho musaza niwe bakuretse mbanze nkubwira akantu gatoya. Ngwino hano. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi John yaje kugutwara nk'uko umubyeyi yari abikubwiye. Hari ijambo rimwe nshaka ko ubanza kumenya, nuko uyu ari umunsi wari utegereje na John yari ategereje. Kandi ndagira nkubwire ngo ahantu ugiye ntabwo ari habi, twese tuzagusura. Iwanyu baragukunda, mama na papa n'abavandimwe, ariko kandi amahitamo yaje uyu munsi wahisemo John. Hindukira hano nkwereke ikintu kimwe ukora. Rambura ibiganza byawe byombi gutya nk'umuntu uri gusaba, byegeranye. Ndagira ngo basabe umugisha ahantu ugiye. Hagarara aho hirya, aho hepfo, aho yego. Bafata ifoto uri kumuhereza ku envelope kugira ngo tuze kubona ibizibiti. Aha. Yego, komeza uhagarara aho ngaho. Ngwino hano nawe. Ngwino nawe. Hagarara aho ngaho. Hagarara aha nawe. Iyo foto yifate. Dufate ifoto noneho bombi bari kumwe na bofre. Yego, gutyo rwose. Murebe hariya. Mwabibonye ko mushiki wanyu mumuguranya envelope John abahaye. Nta bindi byinshi dukeneye rero, mugende mu muhobere mubwire ngo bye, tujye kwita kuri barumuna bawe. Amahitamo yaje, ubwo duhisemo kano envelope nako harimo ubutumwa tukwiye gusoma. Mu muhobere mubwire ngo bye, twagukundaga,
ariko kandi John yaje aragukeneye kurusha uko tugukeneye. Mama Shenge mubwire ngo bayi, turagukunda kandi tuzagusura. Nawe muhobere mubwire ngo mushiki wanjye nagukundaga ariko John yaje. Ayo ni amarira y'ibyishimo. Kutagenda mbone nimero z'inkweto urenga hariya, cyangwa utwo twamvirope mutunsubize basubize mushiki wanjye. Babyemera se? Mubaha amashyi bariya basore. Ayo marira ni meza, ni amarira y'ibyishimo. Umukobwa utarira yabaga n'ihene akayifasha. Umukobwa nurira gihozo we. Kandi cyiza cy'aya marira ararira n'ubundi asanga John ntabwo arira asubira mu rugo. Murabazi mwebwe mumuha amashyi ahubwo yarize ni byiza. Utarize ubwo aba witwa nka Damascene cyangwa Yohana. Ntabwo umukobwa nurira, rira ni amarira y'ibyishimo. Ntabwo ubabaye, uri kurira wishimye. Abandi bakobwa bari kurira nkayo ngayo babwira Imana to witenka wangi ni mubaza. John uyu ni wa munsi wageze akira mikrofone. Ni ibintu bibiri rero, ugiye guhitamo ibintu bibiri. Ushobora kuririmbira gihozo kugeza umugezeho, nubwo utaririmba neza cyane. Hari uburyo uririmba neza bitari cyane, ariko umukunzi buraba yumva wahogoje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora kumubwira amagambo amwe muyo wamubwiye natwe tukumvaho imitomo wamuteye kurinda umugezeho. Ibintu ni bibiri. Urahitamo ayo magambo meza, urahitamo indirimbo, urahitamo iki? Ikiza mbere tubwire nayo magambo meza cyangwa niyo ndirimbo. Dirija wawe ari hano pasi, ntateka guha mikrofone ngenda yiguhaye. Uraririmba cyangwa uravuga ayo magambo meza? Jya muri mikro, vugira muri mikro tukumva. Kandi uvuge nk'uko ndi kuvuga. Jya wari warigenje none. Aha. Nicyo kizamini cyonyine gisigaye kugira ngo ugere kuri gihozo. Kimwe cyonyine. Murakoze. Aha. Urakora iki? Uravuga ayo magambo meza cyangwa uraririmba? Uravuga amagambo. Kuririmba abonye dirija yamuhagarika. Mu muhamashyi tugiye kumva iriva mu kanwa ka John. Ukuntu tugiye kubigenza rero. Humura. Ibintu bimeze neza ni amahoro maze. Ntiwambonye se? Abantu bose si inshuti zawe. Humura. Aha. Dufatire blase zivuga neza. Dukore blase zivuga neza pianiste. Urajya uvuga ijambo rimwe utera n'intambwe. Sibyo? Kandi turajya duhita tuguha amashyi. Ariko turakubita rimwe, ntabwo turi bukubita amashyi y'urufayi. Arajya avuga ijambo niba avuze ngo giho. Yes. Ubwo amashyi ni rimwe nyine nuko. Twagiye. Ukutera udutambwe duto uramugeraho utinze. Ukutera nini uramugeraho byihuse. Egera inyuma gato ya kugira ngo mugereho utinze. Wabyumvise ritimo urajya ugendamo gihozo. Ndaguku n'ibindi kugira umugezeho. Twagiye. Gihozo. Gihozo ibyo wamuhamagaraga nijoro tutari kumva. Ubwo no turi kumva. Vuga cyane nkuko ndi kuvuga. Gihozo. Mwana maboko. Ndagukunda cyane. Nzahora mbikunda. Barakoze. Kunkunda. Kandi nzahora mbikunda. Ibihe byose. Yego. Nuko amashyi menshi cyane. Ngaho nimuhaguruke. Mubahagurutse. John naherekeze mama mu byicaro nawe nyakayaga nguko harahangwa imishishiro
nikora ngo yomagahaja yiwe ngwinurare waramutse ngiye ngwinurare waramutse. muraho neza basanga dusangiye isano ndetse n'amahoro n'umuharuro by'umwami wacu. muraho mu nkundire mu ntizi ibiganza bibyara amashyi maze dushimirize imfura rwose zadusesekaje kuri uyu munsi. murakagira Imana. muraho namwe bashyitsi meza maze gusaba umugeni ariko kubwo ikinyarwanda cyanyu ndetse n'imisango myiza muramucyuye rwose. amashyi menshi cyane namwe mbashimire. kandi nza ndi ya cyenda ahubwo mbanze mbibwire ndi Rusatira n'inkubito rwa Gitingwa ndi Inkotanyi ivuze icyuma ya mwiza baratirwa imihigo cyane nkaba Rusatira n'inkubito rwa Ngarabe Inkotanyi ivuze icyuma rukaba rukandagiye imiva bikenga mineke imikogi zirika inzovu rwivuga ngo fere rwose muci ntana batatu cyane wa Karinda ka Muhakwa wa Biniga bya Runiga bya Mandwa Ruganya na Mpanzi kugenda gushyika kuri Gihanga hanze urwanje nda iwacu tuvuka mu batware mu nkomera amashyi nimba ntacyo bitwaye cyangwa mu yanyime. unkundira nanzika cyane ndabona bene saba bamaze kutera ikote kugira ngo ncubuze uburyo umwete tuze kubikora uko bigenwe twubahiriza umuco. ndicyame myumba nakungura ingendo icyame umugeni cyanjyana ngaraganane cyama bihogo nahora kwiriba dore ngabirana mu ruhinga rwa giharangabira cy'urugamba mu rugarama rwa gihari gisozi cy'impinga rwa kiragiye mabeka ayabariye muzacu burya yitwa intahana shakira kandagira nyabisinde amabuye agatutubikana yarayambutse nyabugogo ubugondo burayisa barudahumira induru rwandira imindoha y'urwobyi bamubambara ngo cyane dore ngo ntibatumitisha amata amahembe agakeba imanzi imana y'inka igahumuriza ubukombe rugana seruhimbana bazi ba nyirugangaza amashyi nka mwami rya mugome ducyura amashyi. data mwiza rero nkundira mbanze nitangira inkuyo kugira ngo dukubite tubangura dutaramenye bwakwira bugacya ariko nkundire dukubite tubangura nange inkuyo ku musaza mugenzi wawe ubundi naza gusariza kwa data neza cyane nk'umutware. data mwiza rero akiri inkuyo sinkwigisha uko yakoresha kuko ndabizi urabindusha cyane. ubundi ubanza unkore no muri uru ruhanga umugisha urabanza ukoramo ubugira gatatu ngo n'amapfumu barapfusha kandi baragura bo kanyagwa. yego kagira Imana. ubundi unkore no kuri n'inkimbo nkibuze inka mu gihe ntegereje icyo uri buze kumpa mbanze baye nitwaye neza nk'umwana warezwe. kagira Imana. yego ariko data mwiza nanone ibitugu byanjye byamenyere kwikorera imitavu ntabwo nabikorera n'amacupa y'inzoga cyangwa ibibindi. nshakira umukobwa mwiza w'amatako meza abasha inkanda aze antwaze rwose ngende mvimvira. nshakire muri bariya dore nanamuhisemo rwose nta kibazo. ibi ni umuco. yambaye n'agashanana. data mwiza rwose iyo twageze mu gitaramo turagabana. ubundi zifata mu kaboko kamwe. yego gashyiramo hano ugenda ntwaye neza. data mwiza rero ngiye kugenda nishongora abadafite ishyari baza kubikomera amashyi murakagira Imana. yego wenda barutinya nubwo narenze ubukombe rutagarikwa n'amakuba byankikiriye bimesha icyubahiro mu ngamba n'inge mategeho amakiriro. ndaje muri manza rudaterwa n'umwuma rucanye nk'umutezi wa mbere ngo abandi babonereho ndi rudatsinda akabara ku rugamba sinjya nutera umugongo ahubwo ntwaza ubugabo ndibwa nahatanye. ndaje rwoma nyinganje mu bahamirizo ntawe duhiga ntawe tunganya ubuto ariko burnye samba wanyibarutse amwenyura atemimbirwa zingamo ngo n'icyo uringanje mu ngamba nyakugira Imana cyane. yego tangiriye amatage ubabaza babanaga twabahaye amashyi barigeze yabaye myiza uko kibazo ari kubikora namwe ariko namwe mu bigenza. aha tambuka wowe hirya tambuka hano imbere. tambuka ko hari igihe byose bizashira komeza nawe mwana tukabonana bakuru sokoza uko byogoshe. yego rati wamubonye